Abantu benshi batekereza ko urukundo rusaba amafaranga menshi, ariko uyu munsi ngiye kubereka ahantu heza cyane ushobora gutembereza umukunzi wawe cyangwa se ushobora kujyana umukunzi wawe kandi rwose akishima mukaryoherwa mudakoresheje amafaranga menshi. Si ibyo gusa kandi hano hantu hose ni ubuntu kuhagenda cyangwa se kuhatemberera. Sinzi niba rwose ino video uri buze kuyikunda, ariko byanga byakunda uri buze kubayikunda. Mbere ko mbwira hano hantu hose ngiye kubanza nkwibutse akantu gato cyane. Hano hantu ngiye kukubwira ushobora gufata umukunzi wawe mukahurira, niba atuye mu ntara cyangwa se wenda atuye mu mujyi wa Kigali. Nyine hari ukuntu abantu bakundana nyine baba bifuza guhura nk'ahantu bakaganira, ariko noneho ahantu bifuza guhurira nyine bakifuza ko hari umutuzo kandi hatuje cyangwa se nambutiyaje hari, nyine ugasanga ari ahantu hatuje cyane. Hano hantu hose ngiye kukubwira haratuje kandi rwose nta kiguzi, ni ku buntu. Ushobora kwicara umunsi wose, ushobora kwamara amasaha runaka kandi nta n'igiceri cy'ijana wishyuye. Ubundi murabizi neza ko rwose mu mujyi wa Kigali kugira ngo ubone ahantu ujya wicara nyine umara amasaha runaka utishyuye amafaranga ni ibintu bidakunze kubaho, ariko hano hantu hose naguteguriye ni ubuntu. Si ibyo gusa kandi ndibuze kuba nakugana n'ahandi hantu hasa nk'ahenzemo ukuntu ushobora gutembereza umukunzi wawe. Ahantu hambere heza cyane watembereza umukunzi wawe ku buntu, akabikunda akazabikumbura akaryoherwa kandi nta mafaranga na make mwishyuye. Ni ahantu bita Downtown muri gare, hamwe bita muri bus parking cyangwa se hariya bisi ziparika. Sinzi niba uhazi cyangwa se niba uri wahagera, ariko niba warahageze urabizi neza yuko Downtown hari ahantu bashyize cyangwa se hagenewe intebe z'abagenzi. Ni intebe nyinshi cyane, nyine ngewe rwose nagize Downtown ndomerwa. Ubundi urabizi i Remera hari intebe nkeya, Nyabugogo hari intebe nkeya, nyine witegereje gare zose zo mu Rwanda haba harimo intebe nkeya cyane. Ni Muhanga nagezeyo, ariko rwose nasanze nta ntebe nyinshi ziba zirimo. I Nyanza mu majyepfo naho nagezeyo, ariko naritegereje neza nsanga nyine harimo intebe nkeya. Ariko Downtown icyiza cyaho haba hatuje kandi ni mu mujyi. Ikindi cya kabiri haba harimo intebe nyinshi, kandi nyine ikindi cyiza cya Downtown ni uko nyine wenda nk'iyo ukeneye akantu ko kurya, ukeneye wenda ikintu runaka, amazi yo kunywa, ukeneye akajuisi, rwose hafi aho ngaho haba hari ahantu wahita ubigurira. Dore kandi kantu keza cyane ko kuba watembereza umukunzi wawe Downtown hariya muri gare, nyine wenda mukaba mwahahurira mukaba mwahaganira. Ndaguhereza nk'urugero, ushobora gusanga wenda ufite umukobwa cyangwa se umuhungu utuye mu ntara, mugapanga mukavuga muti ndashaka ko tuzahura Downtown tukaganira cyangwa se tukungurana ibitekerezo nk'abantu bakundana. Bivuze ngo iyo mwahahuriye umukunzi wawe ashobora kwicara ahantu herekeranye nyine n'icyerekezo ari buze kuba yajyamo, kugira ngo igihe ashatse gutaha nibize kumugora cyangwa se bize guhita bimworohera. Downtown rwose ni hamwe mu hantu heza watembereza umukunzi wawe, wahura n'umukunzi wawe mukaganira mukungurana ibitekerezo kandi utishyuye n'igiceri cy'ijana. Uzagiye rwose ni ahantu heza, nahagwitiyemo kandi nahagushimiye. Nuhajyana umukobwa ndabizi neza yuko azabikunda my brothers. Kandi niba mutuye mu ntara nyine cyangwa se niba wenda muri mu tundi turere nyine tutari mu mujyi wa Kigali, rwose azabikunda azabikumbura. Kandi niba anatuye mu mujyi wa Kigali ariko ugasanga Downtown siho atuye, ushobora kumukora surprise kumubwira ati ndifuza ko twazahura hano hantu tukaganira, nkakugura akajuice nyine tukisanzura nk'abantu bakundana. Rero rwose Downtown uzageyo, ubundi uzagaruke hano unshimire cyangwa se nanjye unemo agatipsi nibigenda neza. Reka dukomereze ku hantu ha kabiri ushobora gutembereza umukunzi wawe. Ni ahantu bita Car Free Zone. Nyamuneka rwose niba utuye mu mujyi wa Kigali, Car Free Zone ni heza cyane. Ubundi abenshi bakunze kugira bati niho hantu hambere haryoshya ifoto ku bakundana. Ese hano hantu wari wahagera? Niba utaragera se wifuza kuzahagera? Ese urahazi cyangwa ntabwo uhazi? Niba utahazi uze kwandika hasi muri comment umubwire uti Iva rwose hano hantu ndifuza kuzahamenya, ngiye ikintu nzagufasha, nzakuyobora ugenda ugera ahantu bita Car Free Zone kandi nibereye mu rugo iwanjye. Rwose iyo serivisi nzayigukorera niba wifuza kuhagera. Bibaye byiza rero nyine niba wifuza gutembereza umukunzi wawe, wazabanza ukigena ukabanza ukahamenya, noneho wamara kumenya cyangwa se nyine wamara kumenya uduce twaho ukazabona nyuma nyine wamujyanayo. Car Free Zone dore ikiza cyaho haba hatuje. Ikindi cya kabiri ni umuhanda bafunze wagenewe abantu bashaka kuruhuka cyangwa se bashaka kunanura amaguru, bashaka gutembera n'amaguru. Ikindi cya gatatu nyine haba harimo naho intebe nziza cyane wakicaramo n'umukunzi wawe. My brothers, my sisters, Car Free Zone ndahagutuye. Niba utarahagera
basi ubyumve unyumve uzajye kuhatembereza umukunzi wawe, ni heza kandi rwose nyine haryoshya ifoto ku rwego rudasanzwe. Dore ikindi cyiza cyaho, niba utazi ahantu bita kwa Makuza Car Free Zone, rwose nyine ni nkaho uba wibereye kwa Makuza neza, wicara mu dutebe twaho wirebera inyubako kwa Makuza ibiri imbere yawe, nyine abantu bose bahatambagira uba uriho ubabona kandi neza cyane. Ikindi cyiza cyaho nuko naho nyine iyo ushatse akajuwisi, iyo ushatse nyine ikintu cyose cyo kurya biba biri aho ngaho hafi. Rero nyamuneka Car Free Zone naho nahagushyire mu hantu heza cyane wasohokana umukunzi wawe akaryoherwa akishima, kandi nyine akazahakumbura akazahora bigushimira, ku buryo igihe cyose ahageze ahita avuga ngo uyu musore twigeze gukundana nubwo twatandukanye yamfataga neza, yaranemberezaga, yanyitagaho, nyine yamerezaga agaciro. Nabikubwiye hano hantu hose ndi kukubwira ntabwo bisaba amafaranga, mushobora gushaka tike gusa mukagenda mukicara ukagura akajuisi ka senyisa cyangwa se k'igihumbi, cyangwa se ukigura n'amazi cyangwa se mwamutanayafite mukaganira, nyine mwarangiza mukitahira, byose birashoboka cyane. Mbibutse yuko mu rukundo ntabwo ari byiza kugora umukunzi wawe, kandi ntabwo ari byiza kwipanika, kubera yuko urukundo ni nk'ubuzima. Iyo wipanitse muri ubu buzima tubamo ntabwo bigenda neza cyane. Ahantu hagati turo ushobora gusohokana umukunzi wawe, nyamuneka ahangaha uhumve neza cyane, ni muri gare ya Kicukiro, Nyanza ya Kicukiro. Naho rwose hari umuvandimwe wagize gutya arambwira ati naho nabonyemo intebe. Ndi gutegura kino kiganiro nagiye ngisha inama abantu benshi bagiye batandukanye, ngena nkora research, ariko umuvandimwe arambwira ati rwose Iva, muri gare ya Kicukiro naho habamo intebe nziza cyane ushobora kwicaramo, nyine ukabuganira n'umukunzi wawe. Ubwo abantu batuye Kicukiro cyangwa se abantu bahazi muraza kumbwira nyine niba koko ari byo, cyangwa se niba nyine uyu muvandimwe yarambwije ukuri. Rero rwose aha naho nagushyira mu hantu heza cyane ushobora gutembereza umukunzi wawe. Dore ahandi hantu rero heza cyane ushobora gutembereza umukunzi wawe kandi utishyuye n'amafaranga na make. Ahantu wumve neza cyane, ni mu gace kitwa Kigali Heights kuri Convention Center. Abantu mwese mujya mugenda kuri Convention Center, hari agace kagenewe abantu bashaka gutembera, cyangwa se abantu bashaka kwifotoza, cyangwa se nyine abantu bashaka kuruhuka. Aha naho rwose ushobora kuhatembereza umukunzi wawe akabikunda, akaryoherwa, kandi akazabikumva. Ndabizi neza yuko abakobwa benshi baba bifuza gutemberezwa n'abasore bakundana nabo, kabone nubwo umukobwa atabikubwira, ariko iyo serivisi ayigukeneyeho. Kumuhamagara ukamwandikira ni byiza pe, ndabikunda. Kuba mwahura mukaganira mukinjoyinga, ariko muri sosiyete mutuyemo ni byiza, nabyo ndabikunda. Ariko bibaye byiza wazamukora surprise comment my sweetheart, ndifuza ko twazatemberana, ese wabikunda? Kandi nabikwemerera uzamenye neza yuko ukomeye mu buzima bwiwe, uzamenye neza yuko nyine ari proud yawe. Buriya umukobwa utagukunda akenshi, umuntu utagukunda cyangwa se umuntu ukubeshya urukundo, gutemberana nawe biramugora cyane, bimusaba gufata igihe. Ikindi cya kabiri, kwifotozanya nawe biramugora cyane, kuba yagupostinga biramugora cyane. Uku ni ukuri abasore benshi ndetse n'abakobwa benshi badakeneye kumva, ariko nzabivuga kubera yuko nicyo cyanzanye ahangaha. Reka tugiye ku hantu hakane ushobora kujyana umukunzi wawe, ushobora gutembereza umukunzi wawe kandi utishyuye n'amafaranga na make. Fata famiye yawe, fata abavandimwe bawe, fata inshuti zawe, fata girlfriend wawe, fata boyfriend wawe, mubwira uti ndifuza yuko tujyana gutembera hano hantu kubera yuko Iva yarahadushimiye. Noneho nugerayo uzahita ugaruka mubwira uti Iva, rwose nakubeshye, ha hantu nagezeyo nasanze ari heza, haryoshye ifoto, haba hatuje, haba hari umutekano, nyine ibintu biba bimeze neza cyane. Ni ahantu bita ku mujyi wa Kigali. Niba uzi mu mujyi rwose uciye muri feruje yo mu mujyi, nyine utaragera kwa Rubangura, nyine mbere yo kugera kwa Rubangura hari feruje ubanja gucamo. Iyo uzamutse muri iyo feruje uragenda rwose ukagera ku nyubako y'umujyi wa Kigali. Imbere yaho hari ahantu bageneye kuruhukira, nyine kuba hakumara stress, kwivura amavunane ndetse n'ibindi. Aho hantu haba hatuje. Dore naho ngo nagushyiriye kuri screen yawe, nari nagiyeyo rwose. Aho ngaho uri kureba hasa nkaho harimo umuhanda umeze ukuntu, harimo n'utujaride twiza cyane. Hano hantu ni heza, ni heza pe, narahakunze. Ikiza cy'ahantu hantu wenda nabonye, icya mbere haba hegereye inyubako nziza, icya kabiri haba hatuje
kandi haba hari jaride nziza. Icya gatatu, haba hari intebe nziza cyane zo kuba wakicaramo ukaganiriza umukunzi wawe rwose, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza cyane. Reka dukomereze ku hantu ha gatanu ushobora gutembereza umukunzi wawe, ho bisaba kwishyura amafaranga makeya. Ahangaha rwose bizagusaba kwishyuramo udufaranga dukeyamwo ukuntu, ariko naho ni heza, naguhitemo rwose. Ushobora kuhazana umukunzi wawe, ushobora kuhatembereza umukunzi wawe. Ni ahantu bita Nyandungu Park, Nyandungu Parike. Sinzi niba rwose hari ahantu uhazi, ariko mu Rwanda nta muntu n'umwe utamaze kuhamenya, kubera yuko hasigaye hagendwa n'abantu benshi bakomeye, abasitari b'ibyamamare. Nyine abantu benshi basigaye bahagenda kandi basigaye bahakondera. Ikiza cy'Inyandungu naho nta kindi, nabikubwiyeho, usaba kwishyura udufaranga duke, ariko urumva kwinjiramo bisaba kwishyura, kandi nyine ho bakugenera amasaha uri buze kuba wamaramo. Ntabwo nibuka neza ngo ese kwinjiramo bisaba ngahe, ariko umuntu ubizi aze kutwandikira acase muri komenti atubwire ngo Inyandungu bisaba amafaranga ya ngaya kugira ngo nyine ube wahatembera cyangwa se ube nyine wahasohokera. Kandi biba byiza utubwire ngo wishyura amafaranga na gutya ukamara wenda mwo amasaha angana gutya. Ibyo kurya byo ubyihorere, kuko kurya ngiye no kubara gutembereza umukunzi wawe ntabwo mbibara cyane, kubera ko nawe aba ari umuntu mukuru, abazi situation y'ubuzima tubamo umunsi ku munsi. Ro Inyandungu ni hamwe mu hantu nyine naguteguriye heza cyane ushobora gutembereza umukunzi wawe. Habamo uduhanda twiza two gutembereramo, habamo intebe nziza, nyine habamo jaride, habamo utuntu twinshi nyine dushobora kugufasha kuruhura ubwonko bwawe. Ahandi hantu heza cyane naguteguriye ushobora gutembereza umukunzi wawe ni kuri Muhazi. Abantu benshi hano hantu nabwo baba bahazi. Hari Muhazi y'i Rwamagana, hakaba na Muhazi iri mu mujyi wa Kigali, ahatuye nyine ahafi no mu karere ka Gasabo. Ariko hano wenda ahangaha wenda ikintu gikunze kugura abantu ni transport yaho irahenda uturutse i Kigali, nyine kubera yuko ni mu cyaro, ariko naho ni heza. Kandi nyine ikiza cyaho ho rwose ibiciro byaho biba biri hasi cyane, ni mu cyaro pe. Ushaka gufata umukunzi wawe ukamuvana i Kigali mu murwa ukamuzana ahantu hitwa mu cyaro, ndakubwiza ukuri, uzanye n'ikiri kuri WhatsApp yanjye, ubundi nzakurangire rwose, nzagurize adresse. Uturuka i Remera ugaca ahantu bita Indera, ugakomeza Indera ukagera mu murenge witwa uwa Gikomero, rwose naho ngaho. Aho naho rwose nagushyire mu hantu heza cyane ushobora gutembereza umukunzi wawe. Harimo utubare twiza, uturesitorenti twiza, dufite amajaride meza, intebe nziza, kandi ikindi cyiza cyaho uba witegeye Muhazi gutya, uba wicaye uri ukoze ibirenge mu mazi. My brothers, nzahabafotorera abantu mushaka yuko nzajya gutembera ahantu bita kuri Muhazi, muze kunyandikira hasi muri comment mumbwire muti Iva rwose uzajye aho hantu udufatira aka video uhatwereke turebe ukuntu hameze. Ngiye nzahabajyana, ubu uri gukoza amaguru mu mazi uri kumwe n'umukunzi wawe mwiganirira, kandi hari ibyo kurya byiza cyane. Inyama zaho ziba zihendutse, ifi igura 10,000, inkoko igura 15,000, naho rwose brushette igura amafaranga meruka igura icyabiri, ariko ntabwo nzi ngo ubu ngubu bigeze cyangwa se biri kugana hehe. Fanta igura amafaranga niba ari 1000, niba iriya fanta no banze igura 1000 niba atari 5, ariko ntabwo byarenga aho ngaho. Ro urumva yuko rwose aho naho n'ahantu heza cyane watembereza umukunzi wawe, ariko especially niba uzi neza ko ufite umukobwa cyangwa se umusore wakuriye ahantu i Kigali akaba atazi icyaro cyangwa se akaba adakunda kugenda mu cyaro cyane, wamukora surprise ukazamutembereza ahantu, kubera yuko narahakunze kandi nyine narahishimiye. Hari zimwe rero muri bare naguteguriye ushobora kuba wasacinga cyangwa se ushobora kuba washakisha kugira ngo nujya kuzana ahantu bita kuri Muhazi utazoba cyangwa se nyine mu make ugasanga nta makuru ahafitiye. Hari moteri yitwa Marina Beach iherereye hafi na Gicumbi. Sinzi niba rwose abantu mutuye igicumbi muzi ahantu bita kwa Leopard. Niba uzi ahantu bita kwa Leopard uze kunyandikira uciye hasi muri comment. Aha kabiri ni ahantu bita Kingfisher. Abantu muzi Kingfisher kabisa, much respect, muragenda kandi nyine muri abakozi muratimbira, nyine muzi ahantu heza cyane ho gutemberera. Ahandi hantu guteguriye ni ahantu bita kuri Don Bosco Muhazi. Ntabwo nzi wenda ngo moteri yaho bayita gute, niba ari restaurant niba ari moteri ntabwo nzi ngo bayita gute, ariko hitwa nyine kuri Muhazi kuri Don Bosco Muhazi. Abantu Muhazi rwose ndabashimiye kandi cyane, aho ni ahantu heza cyane ushobora gutembereza umukunzi. Si ibyo gusa kandi hari ahandi bita ku Nyanja.
ku nyanja naho rwose wahazana umukunzi, dore yuko rwose njye mbona abasitari benshi bahaza, ba Butera Knowless, ba Clement, nyine njya mbabona gutyo nyine bacaho kubera ko baba ari abasitari ntabwo babavugisha, ariko nyine njya mbabona kandi cyane. Ahantu ha 7 ushobora gutembereza umukunzi we mu mujyi wa Kigali akabikunda akazabikumbura kandi rwose akaryoherwa, ariko ahangaha naho bisaba kwishyura amafaranga makeya cyane. Nabibabwiye natangiriye ahantu ushobora gutembereza umukunzi wawe ariko ku buntu. Ahangaha tugeze rero bisaba kwishyura amafaranga make. Noneho mu kanya gato ndibuze kuba nagera naho bihenze cyane nyine kugira ngo rwose watembereze umukunzi wawe, biba nyine bihenze, bisaba gutegura nk'umwaka cyangwa se wenda nyine bigasaba kubanza ukabitekerezaho neza. Ahandi na hantu nagutegura watembereza umukunzi wawe ni kuri Bambino, niba bayita Bambino Super City ntabwo mbibuka, ariko yitwa kuri Bambino. Ni Kabuga hafi n'ahantu bita 19. Abantu mutuye Kabuga rwose kuri Bambino nta muntu umwe utahazi hano mu Rwanda. Kuri Bambino naho rwose ni hamwe mu hantu heza cyane haciriritse, ushobora gutembereza umukunzi wawe ku bihumbi 15, ku bihumbi 20, ku bihumbi 30, ukabonamo icyo kurya ndetse n'icyo kunywa rwose kimeze neza kandi cyane. No hano hantu rwose uzahatembereze umukunzi wawe, ndabizi neza yuko azabikunda kandi azabikumbura, azatangira kubona yuko umuhereza agaciro cyangwa se umufata nk'uw'agaciro mu buzima bwawe. Hitwa kuri Bambino, ni Kabuga rwose, ushobora kuhajya ubaye ufite nyine ubwo bushobozi cyangwa se nyine ufite udufaranga dukeya cyane, wahajyana umukunzi wawe nyine ukamuhasho. Ngiye niko nabivuga mu Kinyarwanda kigezweho cyangwa se mu Kinyarwanda cy'ubu ngubu. Ahandi hantu ha 8 ushobora gutembereza umukunzi wawe hitwa kuri Akakusi Park. Abantu rwose mutuye mu mujyi wa Kigali, mutuye Kabeza, Akakusi murahazi uko byagenda kubona no gusuza cyane rwose abantu mwese mutuye hari Kabeza kabisa ndabasuhuza, ariko especially abantu mwese mutuye hari hafi n'urusengero rwa ADPR ndabasuhuza cyane, hari hose ndahazi kandi neza cyane. Ro ahandi hantu heza cyane ushobora gutembereza umukunzi wawe hitwa ahantu humve neza cyane kubera yuko hafite izina rigoranye, ni kuri Antelier Dive. Hano hantu rwose kuri Antelier Dive ni hamwe mu hantu heza cyane ushobora gutembereza umukunzi wawe, ariko no harahenzemwo ukuntu ushaka kuhatembera rwose mufite amafaranga, kubera ko nabikubwiye ahangaho nyine hasa nk'ahenzemwo ukuntu kubera yuko ibiciro byawo biba biri hejuru cyane. Kuri Antelier Dive ni Kicukiro hafi n'Akagera Motors. Abantu mwese mwigeze mwagenda mu myaka yashize muzi umuntu bita DJ Toxic rwose aba ari kubakwita umuziki umeze neza kandi cyane. Hitwa kuri Antelier Dive, ushobora kuhasacinga nyine baba bafite ama website hano ho rwose kubera ko haba hakomeye cyane, ntabwo wapfa kuhabura. Ama TikTok bayafite, yewe n'ama YouTube, nyine social media zose baba bazikoresha. Kuri Instagram hose baba bariyo. Hitwa kuri Antelier Dive, ndaza kubikwandikira kuri screen yawe kugira ngo nyine uzakore research. Ahantu hacumiro ushobora gutembereza umukunzi, ushobora kujyana umukunzi wawe akabikunda kandi akazabikumva. Nabikubwiye ahangaha ngeze hasa nk'ahenzemwo ukuntu rwose utabiteguye utabipanze, ushobora kugenda ukarya rwose ukanywa, ariko hareba nabi inkweto zawe bakazisigarana. Ahangaha hitwa kuri Eagle View Lodge. Ahangaha ni kwirebero hari igikondo cyangwa se hari hafi n'igikondo. Ikiza cya hano hantu iyo wagiye kwatembera uba witegeye umujyi wose wa Kigali, uba ureba. Ushobora gusanga wenda warigeze kubona nk'abantu wenda ukabona yifotoje, ukabona ari ahantu hejuru mu itaji, ari ukabona ari kureba umujyi wose rwose, nta kabuza wasanga yari yibereye kuri Eagle View Lodge. Ushobora gukora research, ushobora gushakisha kuri website yabo, kuri Google, kuri TikTok, kuri Instagram, hose nyine baba bariyo. Wahasacinga ukareba ibiciro ukuntu biba bihagaze, wabona ufite ubushobozi rwose ukazasohokanayo cyangwa se ukazatemberezayo umukunzi wawe. Kuri Eagle View ni hamwe mu hantu heza cyane naguhitiyemo, ushobora kujyana umukunzi wawe akabikunda kandi rwose akazabikumbura. Ahantu ha 11 ushobora gutembereza umukunzi wawe nazabyibagirwe na gatoya, hitwa Boho Restaurant. Rwose utuye mu mujyi wa Kigali utazi kuri Boho Restaurant, ndakubwiza ukuri waba warahombye kandi cyane. Aha naho ni heza cyane, hamwe mu hantu nyine ushobora gusohokana umukunzi wawe, haba ibyo kurya byiza, amawayini meza cyane ashobora kugufasha nyine kugira ngo wishimane n'umukunzi wawe. Ariko nkubutse neza yuko kunywa inzoga watemeranye n'umukunzi wawe ntabwo ari akantu keza, ariko nubona uzishoboye hari ukuntu nyine umuntu nyine ngo anywa ibintu by'imitobe ugasanga bimuguye nabi mu nda. Ubaye uzishoboye rwose kuri Boho Restaurant haba amawayini meza, haba inzoga nziza cyane z'ubwoko bwose, ku buryo nyine rwose ushobora kugira ibiki, ushobora kwishima n'umukunzi wawe kandi nyine akazahakumbura. Ahantu ha 12 watemereza umukunzi wawe mu mujyi wa Kigali, ahangaha izina ryaho rikunze kungora kurivuga, hitwa kuri Kurutura cyangwa se bakunze kuhita kuri Kutura.
Ubundi kurutura bishatse kuvuga culture cyangwa se bishatse kuvuga umuco mu cyesipanyol. Rero rwose iyi ni restaurant nziza cyane watembereza umukunzi wawe ku mafaranga make ku 50 gusa, mukagenda mukenjoyinga, mukarya neza, mukaryoherwa, ibintu bigakomeza kugenda neza cyane. Rero kuri kurutura ni ahantu bita Kibagabaga. Abantu mwese mutuye mu mujyi wa Kigali, utuye Kimironko nyine rwose nta kuntu waba utazi Kibagabaga, utuye Remera nta kuntu waba utazi Kibagabaga, utuye mu mujyi wa Kigali especially warahavukiye Kibagabaga urahazi. Rero ugomba kumenya ahantu hitwa ngo ni kuri kurutura cyangwa se kuri Kutura restaurant. Iyi ngiyi rwose bazagufata neza, bazakwakirana yombi, haba hari ahantu heza cyane ushobora kuganira n'umukunzi wawe akabikunda kandi rwose akazabikumbura, akaryoherwa, akishima, akabona yuko umuhereza agaciro, akabona yuko ibyo wavunikiye byose wifuza yuko mwazabisangira cyangwa se mwazasaza nyine mubisangira. Ahantu ha 13 ushobora gutembereza umukunzi wawe hitwa kuri The Heart. Ahangaha ni Kimihurura. Abantu mwese mutuye mu mujyi wa Kigali, kora research ku hantu bita The Heart. Rwose ni ahantu heza cyane ushobora gutembereza umukunzi wawe, ushobora kujyana umukunzi wawe akabikunda kandi nyine akazabikumbura. Ahantu ha 14 rero ushobora gutembereza umukunzi wawe akabikunda, akaryoherwa, akazabikumbura. Niba ufite amafaranga rwose ndakubwiza ukuri, aha ni ahantu heza cyane wasohokana umukunzi cyangwa se uwo twita girlfriend cyangwa se boyfriend wawe. Hitwa kuri For The Poet by Sheraton. Ni hariya mu mujyi imbere ya hoteli yitwa Marriott. Nyamuneka rwose niba uzi neza yuko ufite amafaranga yawe, ufite amafaranga wavunikiye, ufite amafaranga wakobokeye kandi umukunzi wawe akaba yarabigizemwo uruhare, fata amafaranga yose mugende rwose mwinjoyinge, mugende muyasangire. Ubundi ndirimbo ivuga ngo zana yawe nanjye nzana yanjye, ubundi tugire biki twinjoyinge cyangwa se turye show. Sinzi niba rero rwose uri kumva kino kintu. Rero nyamuneka kuri For The Poet by Sheraton ni ahantu heza cyane ushobora gusohokana umukunzi wawe. Nta kindi usabwa, kora research, reba kuri TikTok, kuri Instagram, ushake ahantu handitse ngo For Poet by Sheraton. Rwose hano ni ahantu heza cyane naguhitiyemo, wajyana umukunzi wawe akaryoherwa. Ahantu hanyuma ushobora gusohokana umukunzi wawe ni kuri hoteli yitwa Marriott. Kuri Marriott ngira mwese murahazi, mukunze kumva rwose ni hariya mu mujyi wa Kigali. Kora research, usacinge hoteli yitwa Marriott, urebe ibiciro byaho, wasanga ubu ngubu rwose wirirwa urira ahantu hatanameze neza kandi ugasanga amafaranga waririye ha hantu ushobora kuyajyana muri hoteli Marriott. Nta kindi usabwa ni ukora research gusa, ukamenya ngo mu mufuka wanjye mfite angahe magaze gute, ese aya mafaranga mfite naguramwo iki ahangaha, ubundi rwose uzagereyo, ubundi uzanshimire nyuma. Ikibazo gito cyane ndibuze kuba nakubaza, muri hano hantu hose nakubwiye urumva ari ahahe hantu nyine haciriritse cyangwa se hahendutse watembereza umukunzi wawe? Nyine ni hehe wo ku ruhande rwawe wahisemo? Ikindi kibazo ngiye kukubaza, niba wenda hano hose nta na hamwe wahisemo, ese wo mu karere uturukamo, akarere k'iwanyu, ahantu utuye, ni he hantu heza cyane ushobora gushishikariza umukunzi wawe kuba yahatembera cyangwa se kuba yaza, cyangwa se wo ku ruhande rwawe gace k'iwanyu ushobora gutembereza umukunzi wawe? Uze kukwandikira ucase muri comment, uraba utanze umusanzu ukomeye cyane kandi waba ugize uruhare rukomeye cyane muri kino kiganiro. Njyewe uri kumva nk'ibisanzwe, amazina yanjye nitwa Iva Sadisavino, YouTube channel yacu ikitwa Iva Family. Nta kindi usabwa nk'umuntu mukuru gukanda like kuri no video icya kabiri kandi subscribe maze share, kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Imana ikunde kandi duhana umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.